Umunyarwanda yaravuze ngo ugusuriye ntumusurire akwita kiburanyo. Rulindo ku cyumweru, Musanze ku wa mbere, Nyagatare, Gatsibo ku wa mbere ndetse na Rusizi ku wa kabiri. Ibyuma birakoranijwe, biraruhurijwe, biregeranijwe maze birundanyirizwa hamwe iruhande rw'imyobo miremire, bicukurirwa imyobo ipima hafi metero 5, 6, 8 z'ubujyakuzimu, maze byegerezwa imyobo, si ugucurikwamo, buri wese arihimura. Bagira bati urapfuye urapfuye, iby'inshuti biragora. Izi nzoga zishe benshi, zamugaje benshi ndetse zihumisha benshi. Abatarapfuye uyu munsi ni ibisenzegeri, ndetse abandi babaye impumyi, baragenda batareba, abandi ubwenge ntabwo bakigira. Ibi nta bindi ni inzoga bita ibyuma cyangwa se rikeri. Izi nzoga mu minsi ishize zarahagurukiwe koko, ziregeranywa ndetse n'inganda zazikoraga zirahagarikwa. Nyuma yo guhagarikwa, ubuyobozi bw'inzego z'igihugu birara mu mabutike, baragenda begeranya ibyo bicuruzwa byitwa ibyuma byose mu mabutike, mu tubari ndetse no mu marika store. Barabyegeranya, babyegeranyiriza ahantu hamwe, maze buri karere kose gafata ingamba, babicukurira imyobo miremire cyane. Bafata abahanga mu by'ubuzima, babambika imyenda ya kinyamwuga kugira ngo ahari aho wa mwuka wa cya kinyagwa cy'icyorezo bita icyuma cyangwa se rikeri zitujuje ubuziranenge zakozwe n'inganda zitandukanye kitagira uwo gihumanya. Maze barikwiza, bambara neza, bafunga amaso, bafunga amazuru, bapfuka intoki, barinda umubiri wose kuva ku mutwe kugera ku birenge. Maze begera umwobo, bafata ya macupa yose bacurika mu mwobo. Bati wishe benshi, ariko natwe reka tukwihimureho, tuguzike, tukurenzeho agataka, n'undi munsi utazongera kugira uwo wica cyangwa se ubumugaza. Bahera Rulindo ku cyumweru, Musanze ku wa mbere, Nyagatare, Gatsibo ku wa mbere, Rusizi ku wa kabiri. Maze begera imyobo, abaturage baraziherekeza bati uragende upfupfuye, iby'inshuti birarushya. Nuko baraziherekeza, baziririmbira ngo ugendere cyuma, ibyo wakoze birahagije. Bazishyikiriza umwobo, bacurira mu mwobo. Icyuma gipfuko kigenda uko. Ibi byuma byarahagurukiwe ndetse n'inganda zabikoraga zimwe zarafunzwe ndetse na bene inganda barafungwa. Mu by'ukuri buri muturage wese uhawe ijambo n'itangazamakuru runaka, uhawe mikoro ngo agire icyo avuga, arakubwira ngo leta y'u Rwanda iragahoraho, leta y'u Rwanda itugiriye neza, abayobozi bacu baratureberera, bo badukijije ibi byuma byari bitumazeho urubyiruko. Urubyiruko ntirwari rukireba, urubyiruko ntirwari rukivuga, urubyiruko rwari rwarapfuye, rwarashize. Barashimira leta, abaturage baragira bati ibyuma ni uburozi byari bitumazeho urubyiruko. Ariko aha nkibaza, ese ibi byuma n'izi nganda na ba nyirazo byarinze kungana gutya, umubare ungana gutya, ubuyobozi bushinzwe ubuzima bw'abantu ndetse n'ubuziranenge bw'ibiribwa turya buri hehe? Biragaragara ko hari abayobozi bamwe na bamwe barya ruswa kugira ngo ibikorwa bimwe na bimwe bikorwe mu rwihishwa, aricyo gituma hari ibintu bimwe na bimwe bikorwa mu buryo butujuje ubuziranenge kubera kwakira ruswa n'indonke mu buryo butandukanye. Icyakora leta yacu, umubyeyi wacu, nayo ibiri maso, igakurikirana, ikareba, igashishoza, igasesengura, ikareba neza, ikitegereza neza iki cyakwica umuturage cyangwa se icyagirira umumaro umuturage. Cyakwica umuturage kigakurwa mu nzira, kigahagarikwa, kikarwanywa, kigakurwaho, icyakiza, icyagira neza umunyarwanda, umwenegihugu, kikimakazwa, kigatezwa imbere. Ngayo nguko, ubwo nibwo buryo leta y'u Rwanda yacukumbuye, imenya neza ko ibyuma cyangwa se rikeri zitujuje ubuziranenge zikorerwa mu nganda zitandukanye zirimo zica abanyarwanda, maze ihera ko irabihagurukira ndetse ibifatira umwanzuro.